ikibazo turi kwibaza kugeza kuri iyi saha ni iki ngiki, kuki abanyabyaha tuzirana? Uyu Yohana azize iki? Yohana azize ko yatanze umuburo ko Herode icyo yakoze we n'umugore we Herodiya, na cyane cyane ko atari n'umugore we cyangwa se umusambanyi we niko twabyita, ko bakoze ikinyuranije n'amategeko yagengaga sosiyete bari barimo, yagengaga umuryango bari barimo. nakubwiye ngo iyi Imana itaragutabara buri wese akubonamo ubujiji, yakubonamo inzanga, yakubona ko uzapfura imbwa, yakubona ko uzapfa usaze, yakubona ko buri wese afite uko gufata. Reka twongere tubasuhuze bavandimwe duhuriye kuri uyu murongo cyangwa se kuri urubuga rwacu rw'ivugabutumwa. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Reka mbasuhuze rero, muri kumwe n'ubundi n'umuvandimwe wanyu Habineza Asiye. Suhuze abari mu majyepfo, suhuze abari mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Suhuze abari hanze y'igihugu, turabizi ko namwe mudukurikirana muri benshi. Twese reka dushimire Imana yabanye natwe kandi yaturinze, tukaba twongeye kugeza aya masaha tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Reka kandi duhumurize abafite ibibazo bitandukanye, hari abarwayi, hari ababuze ababo, hari imfubyi ziri hanze ahangaha, hari abapfakazi. Abo bose mukomeze kugira ibyiringiro kandi Imana yacu iratuzi kandi dukunda kurenza uwo ari we wese. Muvandimwe aragukunda, ejo mukagira ibyo mupfa, umubyeyi nawe aragukunda, ejo mukagira ibyo mupfa. Ndetse Bibiliya irabaza ngo mbese umubyeyi yakwibagirwa umwana we, ariko igasubiza ivuga ngo byashoboka, ariko ngo Imana yacu yo ntishobora kutwibagirwa. Reka rero mbere yuko dukomeza icyigisho cyacu bushize, twatangiye muri ya nsanganyamatsiko ibaza ngo kuki abanyabyaha tudahuje, abanyabyaha dupfa iki? Icyaha cyaratwangije kugeza ubwo umunyabyaha atumvikana na mugenzi we, umunyabyaha kugira urukundo mugenzi we ntibishoboka. Uwafashwe niwe munyacyaha, abandi turacyari abamarayika, ariko siko biri, ahubwo twese icyaha cyatwangije ku rugero rungana. Kandi uko tuzakomeza kugenda dukurikirana ibi byigisho, tuzasoza tubona intsinzi ikwiriye kuba kuri buri wese. Kandi iki cyigisho nidukomeza kugikurikirana, tuzabona buri wese urwego n'umurongo yagakwiriye kubamo, bityo twese tukabana amahoro. Izi ntambara, izi mpagarara, uyu mutekano mukeya, ibibazo mu miryango, mu gihugu, imiryango ntiyumvikane, abashakanye ntibumvikane, abavandimwe ntibumvikane, byose biterwa n'uko icyaha cyatwangije, maze buri wese ntamenye aho icyaha cyamugejeje, ahubwo tugahinduka abagambanyi bagambanirana kandi ku kintu twese cyatwishe kimwe. Reka rero tubanze dusenge mbere yuko dukomeza. N'ubundi turacyagushima Data ukiranuka uri mu ijuru, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twebwe tugize amahirwe yo kuba turiho, n'ubundi nta kindi kitubeshejeho, kandi ntago turindira kugwiza imyaka y'ubusaza, ahubwo utwihangana udashaka ko hari n'umwe muri twebwe wazarimbuka. Reka tugushimire akanya uduhaye, kandi tukwereka bene Data bafite ibibazo bitandukanye, tukweretse abarwayi, abari kwa muganga, abari ku bisasiro byabo, tukweretse imfubyi, tukweretse abapfakazi, tukweretse abari mu ntambara hirya no hino ku isi, dore ko zigwiriye, kugira ngo abo bose ubabere ibyiringiro n'ubuhungiro. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Reka rero dukomeze icyigisho cyacu muri ya nsanganyamatsiko yacu. Abanyabyaha dupfa iki? Kuki umunyabyaha atihanganira mugenzi we? Ese ubundi umunyabyaha ninde? Kuko Bibiliya yanjye n'iyawe iratubwira ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubuntu bw'Imana. Ariko ikibabaje, usanga uwagaragaye niwe munyacyaha. Uzasanga mu madini turimo, mu matorero turimo, ushobora gusanga umuyobozi w'itorero runaka, umwarimu, pasiteri, afite umwana yabyaye Cyangugu, afite undi yabyaye Kibungo, afite undi, ariko bamubwira umusore n'umukobwa bari bahagaze ku muhanda saa moya nimugoroba, ugasanga inama ibateraniyeho, ukagira ngo wenda bo barashaka no kuzabana, barashaka no kuzibanira nk'umugore n'umugabo, ariko ugasanga inama iricaye, kandi twebwe tubicayeho, twe tugiye kubacira urubanza, twe tugiye kubaca cyangwa se kubatenga mu zindi ndimi, twebwe ibyacu nuko bitaragaragara, ariko bigaragaye ni agahomamunwa. Ariko niko icyaha cyatwangije uhereye gatanga ka mbere. Ngira ngo ubushize twabonye umuvandimwe wacu Yuda n'umukazana we Tamari uko byagenze.
igihe Tamari yari akoze uburiganya cyangwa se yihishe sebukwe ntamwereke uwo ari we, Yuda nawe kwirinda icyo cyaha cy'ubusambanyi bikamunanira, akamusambanya ataje uwasambanyije uwo ari we. Igihe bari bamubwiye ko Tamari atwite, wubwe niwe watanze itegeko ngo bamwice, yirengagije ko ari we wakoze icyo ngicyo, cyakora yari azi ko ataramenyekana. Ibi bintu rero iyo mbigezeho nsanga izi ngorane dufite uyu munsi size uyu munsi. Ukomeje gakeya muribuka ko Yuda ni mwene Yakobo, muri ba bahungu 12 ba Yakobo, ndetse akaba imfura ye. Yuda ni imfura ya Yakobo, Yakobo mwene Isaka, Isaka mwene Aburahamu, Aburahamu mwene Tera, Tera wakomokaga mu gisekuru cyo hafi aho ngaho no kwa Nowa. Urumva ni umuryango cyangwa ni igisekuru cyabayeho hafi gatoya nyuma y'umwuzuri. Ariko nubwo wajya mbere y'umwuzuri ukajya kwa Adamu, ariwe katanga kambere watubanjirije kuba kuri iyi si. Adamu niwe wagize amahirwe yo kubaho igihe gitoya. Bibiri itatweretse ngo yamaze imyaka runaka atarakira icyaha muri we cyangwa atarakira kamere y'icyaha muri we, ariko igihe yari amaze kwakira kamere y'icyaha muri we, ibi bitubaho uyu munsi nawe byamubayeho. Muribuka iyo dusomye mu gice cya 3 cy'Itangiriro, tubona igihe Imana yari ibonye ko Adamu adakwiriye kuba wenyine, ikamuremera umufasha umukwiriye. Amaze kumubona, ubwo yaravuze ngo aka ni akara ko mu mara yanjye, ni igufa ryo mu magufa yanjye. Amuvugira ubuguyiguyi, ahimba umuvugo. Ariko nugera mu gice cya 4, icyaha kimaze kubageramo, Adamu ubwe, igihe Imana yari imubaje iti cyo wakoze niki, Adamu umugore wampaye. Bimwe magambo yaravuze ati ni nkaho yakabwiye Imana ati ishyano ry'umugore wampaye dore icyo byakoze. Imana ibajije Eva ati icyo wakoze niki, aho kugira ngo ace bugufi avuge ati nakushije ishyano, nakiri icyo watubujije, nawe aravuga ati mva wa Mana we, inzoka waremye. Mu yandi magambo wakoze ikosa ryo kurema inzoka. Icyaha rero cyaratwangije kuko nta n'umwe ukemera. Umunyabyaha n'uwafashwe, utarafatwa tugira ngo ni umwere. Natanga urugero rutoya mbere yuko wenda dukomeza. Murabizi jewe icyaha cyangwa se umunyabyaha, uruhande rumwe nigereranya cyangwa se natwe twakwigereranya twese. Urugo rumwe rushobora kororwamo inkoko n'imbwa bikabana nta n'ikibazo bifitanye, nyirabyo akabigaburira hamwe. Ariko uramutse ufashe inkoko ukayipfuraho amababi yose, ntago yatambuka imbere y'imbwa iminota ingahe itarayirya. Rero muri jewe icyaha kindimo n'ubugome bwacyo bundimo, kuba ntarasambana suko ntasambana, kuba ntariba suko utakwiba nawe, kuba utarica umuntu suko utabishobora. Ariko uwo byamaze kubaho ntago yagakwiriye gucirwaho iteka, ahubwo hari icyo tuzabona cyagakwiriye gukorwa, bityo urukundo n'amahoro bikarushaho kwiyongera muri sosiyete turimo, cyangwa se mu miryango turimo, cyangwa mu gihugu dutuyemo, buri wese mu cyaherereyemo aka kanya. Ubushize rero twarebye mu gitabo cy'Itangiriro, ariko reka turebe no mu gitabo cy'Isezerano Rishya. Tugiye kujya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Naho tugiye kuhasanga undi munyabyaha wagambaniye mugenzi we, kuko icyaha twese cyaratwangije, niko Bibiri ivuga ngo twese twakoze icyaha ntitwashyikira ubuntu bw'Imana. Iyo turebye muri Matayo igice cyaho cya 14, Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, mu gice cyaho cya 14 tuhabona titire y'amagambo ngo uko Herode yishe Yohana umubatiza. Ese Herode uyu cyangwa se Herode ari we witwaga Herode Antipa yari muntu ki? Herode yari umwana muri icyo gihe, ariko Herode yari yarakoze uburiganya. Herode acyura umugore witwaga Herodiya, wari umugore wa mwene se. Mu yandi magambo, umugabo wa Herodiya wa mbere yari avindimwe n'umugabo na Herode umwami. Ariko ntabwo itegeko ryemeraga ko Herode acyura umugore wa mwene se cyangwa se umugore w'umuvandimwe we kandi akiriho. Ariko Herode abirengaho akora icyo. Amaze gukora icyo rero, Yohana nk'umuvugabutumwa wari uriho muri icyo gihe wuzuye imbaraga y'umwuka wera, ntiyihanganira icyo kintu umwami akoze, aramusanga amugira inama y'uko bitemewe, amategeko atemera y'uko yacyura umugore wa mwene se kandi akigenje gute agihari. Reka dusome twihuse. Turasoma muri Yohana igiciye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 14, turahera ku murongo wa 3, ndihuta ngeze ku murongo wa 11 dusoreza aho ngaho, ubundi tuzakomeza ubutaha.
kuko Herode yari yarafashe Yohana akamuboha akamushyira mu nzu y'imbohe ku bwa Herodiya wari mukamwene se Filipo. Birumvikana ko Herode umugore yari atunze yari uwa Filipo mwene se, kandi bombi bagenje gute bahari. Ntabwo itegeko rero ryemeraga ko Herode yacyura umugore kandi mwene se akigenje gute akiriho. Ngira ngo na n'uyu munsi ntibyemewe, nubwo habaho za gatanya nazo muzi ingorane ziri guteza, ariko ntago byemewe. Amategeko rero ntiyemeraga ko amucyura, yifuzaga kumwica ariko atinya abantu. Herode yabonye nta bundi buryo bwiza inama agiriwe aho kugira ngo azumve, ahubwo yifuza kwica uwamugira inama ariwe Yohana. Ariko ngo atinya abantu kuko Yohana mu buzima bw'iki gihe cyangwa se mu buryo bwa none twavuga ko yari umusitari, yari azwi cyane. Kuko rero bemeraga ko ari umuhanuzi. Yohana abantu baramwemeraga cyane. Herode nawe kumwica bimutera ubwoba, abona ko bizazanira ubwami bwe ikibazo. Umunsi wo kwibuka rero kuvuka kwa Herode usohoye, umukobwa wa Herodiya, umukobwa wa mugore Herode yacyuye, uwo mukobwa nyina amwigisha inama y'uburyarya, cyangwa se twavuga ngo amwigisha politiki, ariko atari politiki nziza, ko tuzi ko hariho na politiki nziza. Umukobwa wa Herodiya rero abyinira imbere y'abararitswe, ashimisha Herode cyane. Nicyo cyatumye asezeranira, ararahira ko amuha icyo asaba cyose. Herode aramubwira ati rero mwana wanjye uranshimishije, gira ikintu usaba kandi icyo usaba cyose ndagenza gute ndakiguha. Nawe amaze koshywa na nyina, wa mwana w'umukobwa ise amaze kumubwira ati gira icyo usaba, kwifatira ibyemezo biramunanira. Uyu mwana w'umukobwa yari inyangamugayo cyane, yibaye natwe ibyemezo rimwe na rimwe tujya gufata twakabanje kugisha inama, ariko agira ingorane, agisha inama umugome. Uwo yagiye kugisha inama yari umugome. Ese twebwe abo tugisha inama ubundi ni bantu ki? Rimwe na rimwe hari ingorane tugwamo, hari ibyaha dukora, hari ubugome tugira kubera batugiriye inama batari beza. Nigeze kumva mu minsi yashize abantu b'abagabo bari kuganira, bari kugira inama umusore, bati umugore yageze mu rugo tugomba kumukubita. Nyumvira nawe, umugore iyo utaramukubita ntashobora kukubaha, ariko birashoboka ko wanasazana n'umugore mutaranatongana. Hanyuma rero nawe amaze koshywa na nyina aramubwira ati mpa, genda umubwire se uti mpa igihanga cya Yohana umubatiza ku mbehe. Turakomeza ku murongo ukurikiyeho, twihuse umurongo wa 9. Umwami arababara, ariko ategeka ko bakimuha kubw'indahiro yari yararahiye imbere y'abasangiraga nawe. Atuma mu nzu y'imbohe ngo bace igihanga cya Yohana. Bazana igihanga cya Yohana ku mbehe. Ikibazo cy'amatsiko ukibaze nanjye nkibaze, igihanga cya Yohana cyari kumarira iki uyu mwana w'umukobwa? Ko ise yari amaze kumurahira ko icyo ari bumusabe cyose akimuha, kandi se yifuzaga ko byibura yamusaba icyamugirira akamaro. Ariko dusubiye hirya gatoya, muzirikane ko uyu mwana w'umukobwa inama ayigiriwe na nyina, kandi nyina ufitiye ishyari Yohana, kuko Yohana ntabwo ari gushaka ko Herodiya uyu nguyu agumana na Herode, kuko umugabo we yanze Filipo aracyariho. Abona rero nta bundi buryo bwo kwikiza Filipo, bwo kwikiza Yohana, uretse gukora buriya buryo bwo kumwicisha, kuko igihanga si akaboko ngo Yohana wenda azaba uwamugaye akomeza abeho, igihanga si akaguru, igihanga si urubavu bari bukuremo, igihanga si impyiko, ahubwo igihanga kitariho umuntu ntabwo agenje gute, umuntu ntabwo ariho. Ikibazo turi kwibaza kugeza kuri iyi saha ni iki ngiki: kuki abanyabyaha tuzirana? Uyu Yohana azize iki? Yohana azize ko yatanze umuburo ko Herode icyo yakoze we n'umugore we Herodiya, na cyane cyane ko atari n'umugore we cyangwa se umusambanyi we niko twabyita, ko bakoze ikinyuranije n'amategeko yagengaga sosiyete bari barimo, yagengaga umuryango bari barimo. Herodiya abona nta bundi buryo, igihe yarabonye iyo kaziyo ayibyaza umusaruro kugira ngo ubugingo bwa Yohana cyangwa ubuzima bwa Yohana buburizwemo. Bityo mu yandi magambo ikibazo wakwibaza ni iki ngiki: kuba uwakugiraga inama z'icyaha runaka atariho, bivuze ko icyaha kitakiriho? Icyaha kiracyari cya kindi. Uko hari ikintu burya tudasiga, uko byagenda kose umugutima ugucira urubanza muri wowe uracyarimo. Ikibazo kirabazamo,
kuki umunyabyaha azira mugenzi we? Niki dukwiriye gukora cyatuma tugirira impuhwe bagenzi bacu n'igihe baba baduhaye umuburo kandi dukwiriye kwakira? Reka dukomeze gusaba Imana, dukomeze gusaba umwuka wera. Tuzakomeza n'ibindi byigisho, tuzasoza ibi byigisho tubona icyo umunyabyaha akwiriye gukora, kandi icyo nitugikora, ningikora nawe ukagikora, isi yacu izagira umutekano. Ni n'ikijuru ridushakira, n'icyo Imana idushakira. Imana irashaka ko tudakwiriye kubyiganira muri aka kaga twagezemo ngo buri wese atere inkokora mugenzi we. Oya, ahubwo dukwiriye kunga ubumwe. Tuzabwunga ryari? Tuzakomeza kubona uko Imana izakomeza kutwigishiriza mu byanditswe byera. Reka rero dusaba umwuka w'Imana ngo akomeze kudutera umwete wo kwiga ibi byanditswe, kandi uko tuzarushaho kugenda twiga tuzabona igikwiriye gukorwa.